Emma Electronic Shop yaje ari igisubizo. Muti gute rero? Hano tubafitiye indirimbo zigezweho ndetse n'izo hambere iyo ariyo yose waba ukeneye. Ducuruza za filime ubwoko bwose, yaba abakunda action, iz'urukundo ndetse n'izindi filime mwashyizwe igorora. Ni muze mufatire filime hano, abafite flash ndetse na za memory card, mutandukane no guhora mwumva indirimbo zimwe cyangwa mureba amafilime amwe, kandi hano tubafitiye nyinshi cyane. Ni muze tubahindurire, tubahe izindi filime cyangwa se izindi ndirimbo. Nta handi naha ho gufatira filime n'indirimbo ku buryo buhendutse usibye hano muri Emma Electronic Shop. Ni karibu. Andi makuru meza, mwe mugira ibirori binyuranye, yaba ubukwe, amasabukuru ndetse n'ibindi bikenera sonorisation, ni muze hano tubahe sonorisation nziza. Ni karibu. Tubaha sonorisation ivuga neza, ibirori byanyu bigasusuruka. Ku bundi busobanuro muduhamagare kuri 07 80 04 62 55 cyangwa 07 22 73 13 92. Emma Electronic Shop, igisubizo cy'abatuye Migina ndetse n'abahagenda. Yes.